bigushobokera. Mwami ahita atanga itegeko, aravuga ati nimufate Hamani mumujyane mumumanike muri cya giti yasongoye. Ngo baragenda bumumanikayo, reka sose ngo bakimara kumumanikayo ngo barakari bw'umwami buracogora. Ibushimise bwabo bahita bamurangiza, birangira imyaka 13 yose ishize nta rubyaro. Reka mubwire, nyuma y'imyaka 13 Imana ikora igitangaza inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana. Imana ihereza abana batanu. Muri abo batanu amateka yabo atarabona utuze. Reka mubwire, Imana ni hepaza abadayimoni, nitume basoma utuzi, nitume badusoma. Barangije ngo Hamani ngo bamujyana ngo munyera, ngo akigera munyera ngo umwami ijwi rimugarukamo navuga ati baza Hamani vuba na Esiteri, hera kuri Esiteri umubaze ngo urasaba iki, akubwira icyo asaba. Umwami ngo aramubaza ngo mwami kaze Esiteri, kubera urukundo ngukunda wambabari ukambwira ikintu kiri ku mutima wawe, ikintu ukeneye ko nubwo waba umugabane w'igihugu cyanjye nawe uguhereza. Ngo Esiteri aramubwira tumva mwami, ikintu ushaka nuko ukiza agahanga kanjye na kabene wacu twaraguzwe, ibiguzi byaratanzwe kandi bigiye kujya mu bubiko bwawe. Mwami ngo wiki ngo ahita amubaza ijambo, aramubaza ngo ninde muntu ngo wigiriye iyo nama yo kukugirira nabi sheri bebe sho hane atuwo muntu ninde? Na Esiteri tudora umugome wacu n'uyu Hamani ureba hanga ari kure. Ngo umwami ngo burakari buramufata, ngo ahita kurira icyubahiro yahaye Hamani, ngo akamuzamura kugeza ku rwego bamupfukamira, ngo ahita asohoka, ngo agiye mu murimo we, ngo ari gutambika, ngo ahita amanuka, ngo abakomanze Hamani ati bura kujya mu maguru gusaba imbabazi, ngo ahita yikubita mu maguru y'umugore, ngo agiye gusaba imbabazi. Marayika ati usubira kuri Hasuwerusi hanze, aravuga ati wowe uri gutinda, uri gutinda umyutinde agihinguka, basanga abatipari mu maguru, ngo ari gukomanga ku bibero by'umugore. Aravuga ati noneho ugiye no kumufatira aho ndora. Ibyaha bibaye bingahe? 2. Yango niyagiye kuzana Hamani munyera, ngo hitiza bati mwami parido sorry gato ati nawe tuguhaye ijambo. Ati bije cyagiye batumaga ngo tujye kumuzana mu rugo. Narebye mu gikari mpita mbona y'igiti bari bateguye cyo kumarika mu Moridekayi. Ati ibi byaha bingahe? 3. Muri 3 nta muntu wahagwanyiriza umuntu wavuganye n'ishobora cyose. Haleluya! Muri 3 Imana ihindura amateka. Muri 3 ingumba zirabyara. Uwo mwanya ngo atarinjira mu nzu teka zibaho baraduseka, twambara ibizibaho baradukomera, twajya muri korode dimashi twasimbuka sisiteme y'uburengerazuba tukayibonera hanze, tukibaza si ibyo nanjye bizagenda bitera. Twajya gusa inkweto ndangije siziye mu primaire, nibwo mama yabonye ubushobozi bwo kugura bodaboda ndayambara, ni gatorokom yose nambara bodaboda. Ariko reka mubwire ko Imana itita aho uparitse, yita ku cyo yavuganye nawe. Bodaboda ndayigira toboka ikayigenda ivoma amazi mu nzira, kandi nambaye iniforume nakuze urugendo rw'amasaha isaha n'igice njya ku ishuri. Ariko twasenga Imana ikavuga ngo nzabaha ubwenge. Reka mubwire Imana itanga ubwenge atari kuvuye muri etaje, ibutanga wariye dodo bya bindi byamutirikanye bahinga hepfo hanga wabyataka. Imana ikavuga ati nduwiteka zakugirira neza. Turababara baragusa igitoki cy'amezi 3 igitoki cy'amazizi twarakiriye kugira ngo tugiteke. Twashyushyaga amazi tukaduhanya ngo ari utuntu tudafatika, tukaturohamo tukajya udutima tw'imbere. Ariko twasenga Imana ikavuga. Tuba muri ubwo buzima buratubabaza, icyango buratugora. Mama buri nzira, mama buri cyerekezo, mama buri mibereho. Ndakubwiza ukuri, menye ko isombi, ibishyimbo, imyumbati babiteka babitandukanyije. Ngeze i Kigali, ariko Kigali umuntu hatuzanye witewe ni wubaka, nawe hatuzanye. Reka nyimbere
nari nzi yuko kuko nibwo buzima navutsemo, nari nzi ko ibishyimbo, isombe n'imyumbati bashyira mu nkono imwe bagahita bamena ku nkoko. Abana mwese muteranire hano, kandi ubwo ni ugucunga butaribwira, nibwira se agatado bakarashyizemo petero bimara bigenza gute. Ubwo ni hanze nyine twariraga, ikibazo bizagenda bite, ariko twasenga Imana ati nzabagirira neza. Ubu uyu munsi tuvugana, mama Imana yamukoreye ikintu gikomeye. Dawidi yanditse ijambo nakunze, aravuga ngo Imana ikosa itagikora ni ugufata umukiranutsi wayo imubabaza iteka. Imana niyo buhungiro bwacu, ariko ni umufasha utabura kuboneka. Papa ushobora gukoresha aniveriseri ugatumira Imana nize, irabona yuko nubwira mushumba igihumbi arakiguhereza, wabwira mushumba wundi akazana bibiri. Aniveriseri y'umwana mugahita muyikora, Imana niboneka muri aniveriseri. Ariko bavuga ngo bakwigije muri gereza, igahita ivuga ati muri iyi ntambara ubundi niho njya mboneka. Ni mu byago na he bari bazeremeza ubundi yaramaje ngo Yeremiya uruziki. Yeremiya tumbonye inkoni y'umurinzi, iramubaza ngo urayibonye cyangwa ni igipindi cy'abarokoro urimo? Ati nayibonye n'inkoni n'umurinzi. Iramubwira ngo ucyure ugitegereza n'amaso yawe atarahayundi, niko njye Uwiteka ndindisha. Papa reka mubwire, ntabwo Imana ikurinda n'ukuri bogari. Wapi mama, reka mubwire nushaka umurinzi ugutwika, ntabwo Imana irinda iyo nzobe. Imana irinda ikintu yavuze cyicaye muri wowe. Iri jambo Imana yavuze irindisha imiri. Nta mudayimoni ugiye itambika, baguha piriyevu ukayisiga ku meza, ugahita uza kwa musirikare gusenga, Imana igahita ikwatoraho ijambo rikomeye ikavuga ati hejuru y'iyo piriyevu ndi Imana ndagutuza muri site. Hari ibintu Imana ivuga ititaye ahantu paritse, Imana ikavuga ibingana n'ubushobozi Imana ifite. Ntabwo Imana igikora ikosa ryo kuvuga ibingana naho uri wowe. Kuba waburaye ntabwo bikuraho ko Imana yavuga ngo nzanye sitoki wawe, kandi ni kiro cy'akabunga cyakunaniye, ariko Imana igahita ivuga ati ndi Uwiteka nzanye sitoki mu rugo. Mbabwira ukuntu navuye Icyangugu, mbabwira inzira byanyuzemo mpite bigisha. Nagize umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana, kandi ndashaka kuza kumwumva nanjye nkaza gutaha namwumvise nahakura, ariko ndashaka kuza kumwumva mu kanya. Kandi reka mubwire, hari ibintu abarokore twihaye, ntabwo niyo abantu muyengera nyine nasanga umushumba yabimenyesheje ko hari, ariko njye nta kibazo. Nawe bari kuba batanu akatugabanya iminota ibiri tugahita tuvuga tugataha. Hari ibyo rero wihaye ngo cyangwa niba abantumiye ngo bantumire umunsi wose njyenyine, ngo ndirimbe, ngo manure, ngo mbwirize, ngo nerekwe, ariko ako kavuyo ufite nakiki ko muri muhinga amataro waso taro wanyokoshaho bagabanyije amatiku nyirawo arahari kandi abubereye maso. Akuti nta muntu ukamenya akubwiza ukuri dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Kuriya nimbabwiriza nkumva mwafashijwe ni ukuri ndataha n'amadamu nabimbaza ati saba Kristo wabasandameze ntabwo Imana iri mu kazi nta bindi. Niki kuba ngo nabemeje wowe wakwemeza abantu urabemeza ute? Na Yesu ntabwo yabemeje ari umwana w'Imana abemeza ntabwo yabemeje. None ngo mugeze ngo ndazabona ikwasataye ibingibi Imana ibimaye ejo bundi cyatse yafata uyu mwuka agahita ukaraga akabuto gatoya bagahita bajyana rusororo nanjye kajyagira. 2014 na gatatu nibwo nasoje kwiga, ndangije duhita dukora urugerero mu kwezi kwa 8. Muri uwo mwaka dukora urugerero mu kwa 8 turusoza ku itariki 6 z'ukwa 8 dukora igiterane muri paruwasi y'iwacu nasengeragamo. Noneho haza abavuga butumwa bavuye i Kigali n'abahanzi. None reka mubwire inzira z'Imana niba gucyanga uyu munsi niwumva yuko ubutabazi bwarangiye kuri wowe, aho ko Imana ifite izindi nzira zikiri viyeri zitari yakoresha. Ugomba kubuza mu butabazi bwe byange bikunde. Ibyo wigira byose usenga udasenga ivuga itavuga, Imana ifite izindi nzira ugomba kunyuza mu butabazi bwawe. Nabaza
nzanye ijambo rivuga ngo Imana ikuvuge ijambo ritamenyerewe uyu mugoroba. Ijambo aborozi batazi, abanyamagambo batazi, Imana irivuge ku buzima bwawe kandi uzi guhura. Turangije dukora igiterane, nagiye ngira systeme ngewe mu buzima bwanjye. Iteka ngo akantu kanikora ku mutima w'Imana ikanezerwa, yabiri mu ijuru gatevuga ati akari mu Yesu wagakoze. Noneho hari umushumba wanjye nari mfite nyina nasengera. Hari kure pe, nakoraga urugendo gusa kugira ngo ngere ku rusengero, kandi hafi aho ngaho hari insengero, ariko nkajya aho ngaho kubera umushumba wanjye. Noneho niha apene yuko buri mu gitondo, buri mugoroba samedi nzajya njya kumuterera ipasi, tugahurira ku rusengero, mbona ipantaro yo imeze neza, mbona ishati ye nta bintu bigerekeranye by'iminuza birimo. Ngahita mvuga ati mushumba rwose ndibubahe mu mavuta yawe, ubundi ukora umurimo w'Imana neza dutari. Uwo munsi rero abo bashyitsi baje aho mushumba wanjye yaratuye, hari hazi paruwasi, baza gufata ipasi y'umuriro ngo bajye guterera abashumba. Bayijyanye mu gitondo njya kuyizana ngo nerere mushumba wanjye tugenda mu giterane. Noneho ngezeyo barambwira ngo ipasi ntabwo twayiteye, umuriro wagiye. Oneka amatwi nyuma. Ndababwira ngo mwashobora kumereza iyo myenda nkayibaterera ko bishoboye. Abakungu bandebe bavuye i Kigali, bandebera mu ndorerwamo y'i Kigali, bahita babona Moyize narazizengeye, meze nk'umuntu umaze umwaka nta kintu ushyira mu nda, kandi kuko byari ukuri. Niba kuvuga ko uhengamye amatwi ubyemera, baba babibonye, yego barifite. Irinde kwisobanura wowe abanyamagambo. Abakungu bandebe babona yuko iyo myenda ngiye guhita ngitwika. Nari nambaye aga t-shirt kari umutuku ariko gasa ukundi kuntu kubera nyine ubuzima. Ipantaro ubwo nari nambaye na bodaboda nizo nari najyanye mu gitondo. Narangije secondaire yanjye muri maths physique, yewe ndi umufizisiye, aho ibintu by'Imana ukuntu byanje muri kagezuramo byaracatse. Ariko ashimwe Yesu ujye bikora neza. Noneho ndababwira ngo ipasi mbona imitima yabo yazi kugendera. Ndababwira ngo ipasi y'umuriro nzi kuyitera, ngomba kwisobanura. Uwo bita Diyodene abarayimereje, arambwira ngo ngaho fata amashati abanzo yatere. Bari ku gitanda kinini ari batatu, kuko bose barabaga bariho bajyana. Bahita begera inyuma ngo nerere imbere yabo, mbacometse ipasi. Ndashimira Yesu. Ndangije mbangaraze ka kantu k'umuriro, mbona gatagaranze. Jewe kari ipasi Imana inkorera mu maboko, nibaterera neza. Vuga ngo neza. Babona ukuntu niteye amashati mitanyamanika kuri portemante yari hano. Barambwira ngo amakositimu ngari yamarikaho, mbanda yamanuye mitanyatera neza. Rangije mitavuga ipasi yanjye mitanitera. Tugeze mu giterane cyari kimisi 3, ariko umunsi nagiye kubaterera hari ku cyumweru. Ubwo urumva indi minsi bagiye bakoresha amashati n'iki, ariko amakositimu hari ku cyumweru nagomba kuyatera. Wa wundi wigishije bita Diyodene arambwira ngo cyagiye bateraga ipasi, ijwi ry'Imana ryamanukiye muri njye. Rirambwira ngo uri umukozi wayo warasuzuguwe. Kandi reka mubwire, kugira ngo baduhe agatuti barebaga ukuntu winjiye. Hari naho byagombye kuba ngombwa ndi kuzenguruka paruwasi kugira mushumba ajya asobanura, akajya abanza gutanga amatangazo mbere y'uko ngerayo. Umukozi w'Imana muyizuje rwose mumufate neza, arimo bani nk'umugisha arakoze. Ijwi ry'Imana ryavugiye muri njye, irambwira ngo uri umukozi wayo. Irambwira ngo nubwo wasuzuguwe, Imana yarebye ipasi wateye. Nibyo yambwiye, yarebye ipasi wateye, yanyujijemo ikintu bita ubutabazi. Uyu munsi urwandiko yarusinye, nabibonye yarusinye. Ugiye kuva icyago bidutaha i Kigali. Wakomeye Imana amashyi y'uko ni ipasi yazanye. Niyo nzira Imana yanyujemo kugira ngo ngere i Kigali. Kigali bambwiraga i Kigali ko bari kumbwira muri Amerika. Uyu munsi tuvugana ndangije ndamubaza ngo zazamuka gute, ko nta muvandimwe mfiteyo, nta mukuru wanjye, nta bose bari bataragera i Kigali.
arambwira ngo icyo si ikibazo mbaza, Imana yashyizeho inzira. Arambwira ngo mpereza telefone yawe, manamba ndazimuhereza. Arambwira ngo icyo nzakuvugisha mubwire inzira uzanyuramo. Ageze i Kigali arampamagara, arambwira ati ni Dieudonne muvugana, Imana yambwiye ko ugomba kwiyeranja kuwa gatanu ikagera wageze Nyabugogo, kuko kuwa gatanu uzigisha akazi ariko kuri ADPR, nyuma ya saa sita wigishe mu Kiriro bati ya kabiri kuri ADPR. Kuwa gatanu ugomba kwiyeranja kugura i Kigali. Ku wa mbere nimugoroba bitanegera mama ndamubwira ati ariko uzi ko Imana yavuze kandi nkaba numvise ko yavuze. Mama muko musore reka mubwire, Imana n'igivuga uzajya umenya ko Imana ivuze. Niba uri umukobwa Imana ikavuga ngo ikoze ubukwe, igihumbi ufite hitumanuka mu gisasa uzamukanimo jage bibiri, gura teremusi ushyire mu rugo, gura amabasi n'amasafuriya byose urunde mu rugo, ubundi ujye usenga uvuga turite aya masafuriya saya hano, kandi utanga kondisiyo ubwire mama wawe ko ibyo bisorori nta firiti yemerewe kujyamo, nta mukino wemerewe kujyamo, hakeneye rotipe. Imana irakubwira ngo ugiye kuba umugore, warangiza ngo ndabize kumusara biranagana. Biranagana uzabimanura yiwisha kuya. Nageze i Kigali nazamutse ubwo kwa kabiri, mama yanahise mwaka amafaranga, arambwira ati mfite 2,500. Habaga za bisi za Natarakom ayageraga ndumva igitaramo, mpita nzamuka ndangije ndara kwa Grande Sere wabaga i Muhanga, uwo mu dogiteri niho akora Roi Faisal ataye i Muhanga. Arangije aranyakiriwe, kuwa kane sengera Ruvumera, kuwa gatanu mpita ninjira i Kigali. Reka mubwire ukuntu ninjira i Kigali kirisitu wabambwe, ariko uzi ko Petero ejo nageze kwa Colonel yo yavuze ngo burya ngo amenye neza yuko mu mahanga yose bitarobanura ku butari pe, ahubwo mu mahanga yose ukuri byo gukiranuka ngo niwe yemera wenyine gusa. Naje urebye inkweto nari nambaye, urebye nari nambaye agakoti katuye gafite ibipesi 5, ngo niyo sitine, ngo niyo sisita. Ariko buriya ndashimira Imana igiduhisha, imishyira mu bintu byayo. Ndaza itangira kanserege yari rashyigikiranye ivuga neza, ndangije mitangira roboti, bageze ndabigisha saa 8 nibwo nari mageze. Wa mukozi w'Imana wanzamuye ubwo niho yaranigereje saa 8, akihagerwa nigishije hari ariko ngo ari gusenga mu mutima, avuga ati wite kundengere bose uyu muntu nazanye cyangwa nabonye imeze kwakundi. Niko yambwiye tusoje amateraniro, ati wa muntu nazanye koko nagera hanga bakire babaha ahantu bakamunyuza mwigisha, none nzabakiza nzongera gutumira bemere ko nawe ushinzwe amasengesho. Ijambo yambwiye yarambwiye ngo Imana irambwiye ngo izabana nawe muri uyu mujyi, arambwira ngo dushobora no kutazongera kubona tibaye. Yahise asezera bitasigara ngenyine, ariko Imana inkoresha iby'ubutwari, mbana n'Imana by'iteka. Biza kurangira reka nihute 2017 ngiye gukora ubukwe. Uko nabukoze byo munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Nagiye kwigisha ahantu muri ADPR, noneho mageze mujye mureka tuvuge Imana ukwire. Umuririmbyi yaririmbye ngo abayivuga nabi n'abayibeshyera nibarekera. Yivuze neza umumama urabona abana babyeyi kuntu bazanye, havamo umwe umugabo arankunda, arangije abwira umugore we, arambwira ati nge Moyize namukunze kandi ari ijambo nabwiye Imana, babimbwiye nyuma. Arangije ahita nyaka nimero ndataha. Kuwa gatatu arampamagara, arambwira ngo Moyize uzaze mu rugo kudusura tukubwire. Mba mbasanze mu rugo, bari bafite icyumba basengera mu rugo, mba ndabigishije. Mu gutaha barambwira ngo twasenze Imana, turayibwira ngo wadukoreye igishya ukaduha Moyize mu rugo iwacu tukamutunga nk'umwana w'imfura mu rugo. Bari bafite abana 5 n'abacuruzi i Kigali. None ukuntu batwakiriye uwo munsi tuvuye ku materaniro, twanyuze iwabo mu rugo baratwakira. Akimara kubimbwira byonyine gusa, nabaga ahantu bita Kimisange,
aho hari Nyanza Kicukiro ariho mbuye umunsi nabanaga na Grand Frere nahise nkubita amaso mu bisorori bibi wabo ndakira gusa hari igihe twagiye tuva kubwiriza twananiwe tukikoza muri kabutiki ibishyimbo by'ijana ikijumba cy'ijana na mukara y'ijana tugahita duhega muri gato tugashimira Imana ngo turariye ariko kimara kubimbwira ngo tubere umwana w'imfura ndeba mu bisorori umucyara akabunga ndabikurura bitavuga ati nzaza nta kibazo nageze mu rugo aho twabaga bitambwira Grand Frere akageze k'ikereti n'ubwo gakamye Imana ifunguye sarufeti nanjye asigaye wigwaneho Imana izakugirira neza nahise nza tubana nabo umwaka urimo kurangira barambaza ngo ugira shere ndababwira ati ngenda mufite ni umukobwa w'umushumba mbwira ntabwo baba barakubiswe ngo Imana izakuzane n'uzajya urara gukubita imigeri mu gitanda Imana igomba kuzana abo mu batabyi nyine baba barasenze ariko nabo bari babandi bose naho ati ndamufite atari mu ruhengeri ati mubwira aze kudusura tumurebe bitamutumaho mbisaba mushumba aramunyohereza araza arabasura barangije bavuga ati okay uyu mwana ni mwiza no mu mago tumujyane icyago tumwereke umukecuru tumugarukane tuba tugiye icyago tumwereka mama bategura igiterane gikomeye umukobwa yicaye hari aravuga ati umugabo wanjye ni umunyamavuta niba ari ikintu kinezeza noneho uyu muhungu yatwebeje rwose kutuzanira umugore buriya amavuta uzi amavuta yari afite umugore yicaye hariya nubwo mutakwikiriza haleluya yayikiriza wenyine avuga ati ubundi uruwanjye iratashe ni amavuta nigishije rero shiri wanjye yicaye tuvayo ari ibintu byiza cyane uwo mumama waho mu rugo bandeze yari umuhanzikazi araririmba mu giterane turangiye turazamuka ibintu byose barangije namba tugiye kuzabukora ubukwe bw'umwana w'imfura iwacu barabukoze bwose burarangira tubyaranye abana bo batatu beza none bamuyize ni beza ariko nanjye ndi icyuki Reka tuvuge imirimo y'Imana ngiye kwase tuvuge Imana twiboneye tutumvanye abandi ejo ubundi Imana ikora agashya reka mbari ko soreza wanjye mu ijambo naza gutwara iminota myinshi Imana ikora agashya ejo ubundi igakoreye mu yisi atagashya yakoze nakane Imana uzi ko ishoboye byose we hari umukobwa uba hano i Kigali ariko uvuka ku irembo iwacu neza mu rugo arangije abwira madamu ngo ndashaka kumbera amarembo amurura ndavuga ati madamu arabimbwira reba kandi umukobwa akava mu bukwe azabujyana icyangugu ndeba ubushobozi bwo kujya icyangugu ndeba ubushobozi bwo kumutwerera ndeba ubushobozi bwo kumufasha sirikirasiyo n'ibiti byose nshaka kubyanga ariko nsubije amaso inyuma nsanga nanjye barabumureye ndavuga ati nivumbura ko irankocora ambwira madamu ati kuraje senge Imana izaduha ubushobozi senge Imana iravuga nzabashyigikira nari narigize njya kubwiriza ahantu umuhanuzi arahanura buri Imana yivuze ndabimenya niyo ubyihanzemo ndakubwira ati vuga vaho ngaho basi ariko nakundi nyine urapfunyikire kanyiri ibyo bipfunyika byawe nakundi Imana irambwira ngo nduwiteka ndirahiriye ngiye kuguha imodoka ndavuga ati kwa Samuel nta n'ubatunze igitogotogo n'ibyo twatungaga buri munsi baraga babijinguye ariko ndavuga ati ariko siko namenye ko nirwa nigisha abandi gushobora byose ubwo ngiye uko kwizerwa n'abafite n'ubukuwe ahubwo mpita nagura ibitekerezo ndavuga ati ko Imana atarinjije ko Kigali umusaza wacu yubaha afite ikintu bita abapolisi iyo bagize gucya mu muhanda akandi kaboko gahita kagira gutya ati ku ruhande shofe ndavuga ati nzabanyura hehe iyi modoka ninyibona Imana itamaye perime itamvuga ati gahunda ni ukubanza gushaka perime nibivuze imodoka angereka mbanze njye muri position y'icyo ishaka nitajya kwiga amategeko ya provisoire bandayibonye gishyira asenga
ndayibaza atange ubundi provisoire ko atari uruhushya rwemerewe gutwara rwa burundu, iki gipapuro kizamarira iki? Nejo bundi muri covid kwiga byari bigeze ku 150 kwezi, kwiga ku kwezi ukishyura 150. Nirebeye mu ikofi sanga wapi urago rwaratobotse. Nitanyibaza ngo none ko uvuze imodoka zana perimi. Ngiye bitanga ubutayu ndimo gusenga umuhanuzi arambwira ngo Imana iciye inzira zo kugira ngo ubone perime kandi iraje. Mbabwirutse njya kubwiriza ahandi. Ngiye kubwiriza ahandi hava umugabo wigisha imodoka. Abarankunza arambwira ati moyi amavuta ufite nayakoreye umugisha. Ntabwo naba ndi umuntu w'Imana. Ahita nyongorera twicara ambaza ngo ugira perime y'imodoka. Nabwira ati cyakora afite provisoire. Ati we nako nashaka. Arambwira ati umugisha kuri wowe ndawukoreye byangiye. Arambwira ngo ejo mu gitondo niba navuga butumwa ufite uzindukire ku kibuga bitumwigisha. Ndamubaza ati se ko nta mafaranga nzishyura iki? Mujye munyumvira abasivile. Yesu arakubaje urashaka gukira. Ngo Yesu ngo nyiza nyine ngo abandi ngo banangamo ngo ngo ndakitunje kunyama. Nibyo Yesu akubajije arakubaje ngo bashaka gukira. Subiza yego cyangwa oya. Upfiraho nyine. Tayova ngo nta mafaranga afite. Amafaranga yambajije ko ngiye ku kibuga. Nambwira ati wigira ubwoba. Ngewe nzakwigishiriza ubuntu kugeza ubonye perime. Ndangije ndagenda mu gitondo ndiga abona ndanabizi. Ambwira ati none se ko mbona uri kubifata. Ndamubwira ati ariko Imana barasinjije urayanzanye hano ifite gahunda. Imodoka ndayiga umunsi wa mbere nagiye kwiga. Nasohotse mu modoka urabizi ko iyo wiga barasinya abandi. Ibyo gusinya ntabwo byabaga noherejwe na Yesu. Amen. Yari yarasinye byararangiye. Noneho mu gusohoka ngo ngende arambwira ati muyi buretse kugenda. Mbona agize gutya akuye mu ikofi ati fata ugura agasukari k'abana ndebe mbona nitukura. Ndavuga ati se w'Imana Imana yije wigo nahembwa. Umunsi wa mbere amabitaro mu gitondo subirayo amabibiri subiyeyo ndiga ngiye gutaha amabitatu. Ati uyu mugabo we haje wiriyerekwa imeze utera ubundi azanyishyuza nyuma. Ndiga umunsi wose nigaga nacyuraga amafaranga. Ikizamini abarakishyuye. Nanjye mitasenga isengesho rikomeye. Mitambwira Imana ngo ndabizi ko ushobora byose. Nyasiro Jean Bosco yakoze ikintu gikomeye. Aho kumwishyura ngewe yaramembye. Ejo nuko ikosa ninjye nawe turajyana. Ndashimira Imana. Irakuru ijambo rikomeye vanamo kuru uterekanye izina ryawe. Iramubwira ngo kuruwe nivuga ati Moyize we nzakujya imbere kuko amakuru ufite ngewe nzi ko bakugwanya bose bari imbere yawe. Nzakupita ibyigize imisozi imbere yawe. Nzamenagura ibihimbizo by'ibyo nzaca. Amubwira ati kandi nzakora ikintu gikomeye. Nzajya mu mwijima hirya ngiyi uvanire ikintu bita ubutunzi. Nimbangiza mukuzanira. Mpita nyibwira ngo ejo njye nawe tujyane imbere. Imana turajyana. Tugeze mu kizamini mpita nyibwira ati bageze kuri vola. Ubwo ngiye mbona mari nibe nubwo ari imwe turayicaraho turi babiri. Ni kuri vola niho twese turi. Imodoka ndayigukatira neza. Ibizamini bine byose babikuyemo neza. Wanyigishije yahise mu kibuga aranterura aranzunguriza. Abapolisi baraseka. Arababwira ngo niba hari umunyeshuri unejeje mu banyeshuri bose nakoresheje ni Moyize. Iyi perime yiwe ye kwinjiza umugisha wanjye. Kandi guhera icyo gihe koko bahise bafungura iyi mirongo. Barafungura ubu ari kugura ibibanza ari kugera ute.
njya kubona nkabona umunsi umwe ati Moyize ntiduherukana takira agasukari nkabona yohereje mu icumi kamwereza umugore ati nanjye kuzana isukari buye kwa Myasiro ngo bose umugisha nabindi nari ngambire kuvuga kandi Imana izondi yakoreye niba korotira perime hari umusore uririmba muri kore bita Gideon Yesu mamagara arambwira ati Moyize ko iwacu ari Ngororero kandi nkabashaka kujyayo uzantwara ntabwo ati kugira gutwara nta kibazo twagerayo arambaza ati ko none nta experience urafata y'umuhanda ndamubwira ati perime yanjye narayikoreye ku kibuga cy'Igahanga ntabwo bayimaye muri envelope ndamubwira ati rero umuhanda tuzagenda nta kibazo arambwira ati ngaho uzinduke ujye gufata imodoka ambwira aha niri Kacyiru imodoka njya kuyizana mbanza no guca iwanjye muri karitsiye ndikubwira ibintu by'ubwibone Imana nikora agashimana yaravuze tugabanya ibintu bya klimatize n'ubifuze nawe ni mwe mutuje ubundi nereke Satani yuko Imana yanjye yakoze muri birahure nugera muri karitsiye kandi ugende gakeye ibintu by'imiro yo kwirukanga igabanya umuriro ugende gakeye abazimu babimenye kandi baza guca muri karitsiye aho nuye fata utwenda nayishyira mu gikapu bitajya kumufata amasaha 6 mwari imodoka ngera Ingororero ndabagarura bageze Kigali twari batanu tujye gusenga turagaruka tugera mu rugo neza shimira Imana akantu rero Imana yankoreye mu minsi ishize ndumva ari weekend muciyemo uwo mukobwa aho yakoze ubukwe rero mu gihugu cyose mu bihugu byose 127 byo kurimbura abayuda twe tukaba turi ibwami tugiye gukira abandi ntibazabimenya itariki nigera bazahita babarangiza aramubwira ati umutima wanyu nusubire mu gitereko arababwira ngo ibyari ibya Hamani impeta nari naramwambitse ngo ahita yimwambura ayambika Moridekayi avuga ngo nibye yarafite byose bishize mu biganza byanyu Imana ifata ibyo abadayimoni badutwaye Imana ibituhereze Imana ifata ibyo bakuriganyije Imana ibiguhe Imana ifata ibyo abarozi bamize ibihuze mu nda zawo wakimugisha arababwira kandi kantu kiyosorezaho arababwira ngo nimufate impapuro mwandike inzandiko zivuguruza nishimwe mwandike inzandiko zivuguruza izo Hamani yari yaranditse nimurangiza mutereho kashi yiwanje nimurangiza muzitange mu gihugu byose ijambo rirutiri Imana ivuganye natwe uyu mugoroba iri jambo si ry'agaciro akanwa katuye ngo urapfuye kagapfa mbere yawe akanwa kagavuga ngo ugiye gusara akikorera amashashi imbere yawe ubwo bufite n'ubwiki Dawidi abivuga muri Zaburi ya 12:6 yaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuza umutima k'umukene ati none ahangaha ndahagurutse ndashira mu mahoro abaturira n'ingone bimwe bibavuga ngo ngo fatwa bibiri ngo nubwo ngo nubwo ugakora ngo ntabwo uzatubanaho ariko iravuze ngo ihagurutse biremwe none hara Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibanyagire ibyo abadayimoni batwaye ibyo babanyaze kandi amaso yanyu abireba Imana ibigarukisha imbaraga zayo zikomeye kandi aho abantu bari bazi kutararenga Imana ihakurenze mbere y'amaso yabo kandi Imana nikora ikosa byo gufata abandi bajya kumanura amatangazo bamanitse ku buzima bwawe ahubwo abayamanitse Imana ibakoresha bajye kuyamanura kuko Imana ihinduye amateka akanyuma ngiye gusorezaho impamvu bagusuzugura niye twese tuba hano i Kigali iyo wubatse etaje ikakunanira mpaka kano yari hagaze $850,000 iyo uyishyize ku isoko wa mbere araza kubera ngo dore n'ubundi cyara kunaniye bakinyaramo reka nguhe $250 kandi nukuri agaciro warigejejemo
warugeze aho ugiye gukora amasuku ariko irakunaniye, abavuye mu gisasa nimugoroba bikoreye udutaro, iyo hepfo iriya byanze akumva araremerewe ahita yinyabye agahita akemura gahunda. Abariye ibigori n'imineke baravuga ati Kigali isuku yaho aha, bagahita bafata bakanagayo ati ntibambonyera. Ariko ibeshye gake Imana nimugarukaho ikamuvugaho irindi jambo, iyi nzu akayikorera amasuku, akayitera igipande, yarangiza agasigaho uturangi, yarangiza agashyiraho porotaye, ongera wiyamamaze ngo urakubwe ngo niwe ugiye kubikemurira, bazakwirukaho nabi. Rero Imana ibakorera agafinisaje, kandi icyo mubura ni agafinisaje. Naho ubundi ibindi Imana iri kugenda ibikora, nubwo bakiri kugusuzugura, ariko igituma bagusuzugura Imana igiye kukimura mu buzima bwawe. Kandi Imana igiye kugushyira ku musozi, abantu bose bakurebesha amaso yabo, bagahita bavuga ngo iyi ni Imana niyubakwe. Mwanyemerera iyi mikrofone nkayirekura nkayihereza mushumba, niwe ngiye kuyihereza mushumba.